Ibi wari ubizi se? Did you know that? Wari uzi ko umuhanga karundura mu bugenge wabayeho mu mateka y'isi Albert Einstein amaze gupfa ubwonko bwe babwibye? Albert Einstein ni umugabo w'umudage wabayeho kuva mu 1879 kugera mu 1955. Uyu afatwa nka se w'ubugenge ku isi. Nituvuga ubugenge wumve fizike cyangwa physics mu ndimi z'amahanga, kubera amahame menshi, icyo twakwita nka theories cyangwa theorem yahimbye zikoreshwa mu bugenge. Uyu mugabo yanahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu mwaka w'1921 nk'umuhanga wa mbere ku isi mu bugenge. Albert Einstein yatabarutse mu 1955. Mbere y'uko apfa ariko, kubera uburyo yari yaramaze kuba ikirangirire ku isi, yari yaratanze amabwiriza y'uko nyuma yo gupfa kwe batagomba kuzasigara bamuvuga neza cyangwa bamusingiza ku isi. Yasabye kandi ko nyuma yo gupfa kwe ubwonko bwe butazigera bukorwaho ubushakashatsi ubwo ari bwo bwose. Albert Einstein yari yarabwiye abo mu muryango we n'inshuti ze ko napfa umurambo we bagomba kuzawutwika, hanyuma ivu rivuyemo bakarijugunya, mu rwego rwo guca intege abamufataga nk'umuntu udasanzwe, dore ko hari n'abifuzaga ko napfa bazajya bajya kuramya umurambo we. Nyamara ubwo yapfaga, umugabo witwa Thomas Harvey wari inshuti ye akaba n'umuhanga n'umushakashatsi mu bumenyamuntu, yahamagawe n'abaganga amenyeshwa urupfu rwa Einstein. Uyu nubwo yari mu bari barahawe amabwiriza na Einstein, acyumva iyo nkuru ntiyigeze anabitekerezaho namba, ahubwo yahise yirukira ku bitaro bya New Jersey's Princeton, aho umurambo wa Einstein wari mukorerwa isuzuma, ibi bita autopsy. Yinjiye bwangu mu cyumba cyakorerwagamo autopsy. Icya mbere yihutiye gukora, yahise asaba abaganga ko bakuramo ubwonko bwa Einstein kugira ngo buzakorweho ubushakashatsi. Bakimara kubukuramo, ako kanya yahise abwiba, ku buryo bo mu muryango we bahageze bakayoberwa ibyo ari byo, ariko ntibanabyitaho cyane kuko uyu Harvey yari yamaze kubuhisha hagati y'amavaze abiri yari aho. Nyuma aza kubuseseka mu gakarito abuhisha muri firigo yari aho. Yategereje ko abo mu muryango we batwara umurambo, nawe afata bwa bwonko ahita butwara. Bivugwa ko uyu Thomas Harvey icya mbere yakoze, yihutiye kujya kubupima ku munzani kugira ngo amenye uburemere bufite. Nyuma yo gupima ubwonko bwa Albert Einstein, bivugwa ko basanze bupima garama 1230, ni ukuvuga ikiro kimwe na garama 230. Ubwonko bwa Einstein uyu mugabo yahise abutwara muri laboratoire, aho yabukasemo uduce duto duto aduha abandi bahanga mu bushakashatsi ku kiremwa muntu, nawe asigarana kandi gace. Ubu bwonko bwakomeje gukorwaho ubushakashatsi n'abahanga batandukanye bagerageza kumenya icyari gikoze ubwonko bw'uyu mugabo, cyatumye aba umwe mu banyabwenge ba mbere babayeho mu kinyejana cya 20. Nyamara kugera ubu ubushakashatsi ntibugaragaza ikintu kidasanzwe basanze muri ubu bwonko bwa Einstein. Hari amakuru avuga ko nk'uko Einstein yari yarabisabye, umurambo we watwitswe, ariko hari izindi nyandiko zigaragaza ko yaba amakuru yo kwibwa ku bwonko bwa Einstein ndetse n'itwikwa ry'umurambo we byose bishobora kuba ari ibinyoma, ariko abasesengura bavuga ko izo zaba ari inyandiko zakwirakwijwe nabo mu muryango we. Ibi wari ubizi se? Did you know that?